ndabasuje abantu bakunda amafiriti, ndabasuje uyu munsi ndasuza abantu bakunda amafiriti. So kano kanya rero mfite ibirayi, nshaka kubereka akamaro k'aka kantu karabafasha abantu bakunda amafiriti. Ambereke akite yako, gafasha abantu bakunda amafiriti baba bashaka kuyarya buri munsi, baba bayarya mu buryo bworoheje. Urabona ko nta mwanya ugira ukwiriye gukatakata, ushyiramo rimwe bikikora. Abantu mukunda amafiriti ndabasuje. So njye ntabwo nkunda amafiriti, no kubera abana, ubundi njye ntabwo ntarya n'ifiriti, ntabwo nigeze nyikunda, ariko ndabizi neza ko pourcentage y'abantu 80% bakunda amafiriti cyangwa se 90%. So njye ntabwo nkunda amafiriti, sinzi impamvu atajya ndyohera, ntabwo nigeze nyakunda no mu bwana bwanjye, ntabwo nigeze nyakunda pe. Nyateka kubera abana bakunda amafiriti. Urabona ibirayi bivamo n'udufiriti duto twiza tungana. Udufiriti ni ukuvuga ngo hari udukoresho tugura, ukunda kutubona akenshi mu maduka, mu ma expo. N'aka karimo, ashobora kuba hari umuntu wari utazi icyo kamaze, ikambereka icyo kamaze. Wumva ufite ubute bwo gukatakata ibirayi, ufite aka. Mu gikoni dukunda kugira ibintu bituma tworoshya ubuzima. So n'aka karimo, hari n'utundi twinshi bigendana. Utu tuntu kenshi tuba dufunze ari twinshi. N'aka ngaka nitwisinyuka ngo twayitungaye. Hari agakata salade, hari iki ngiki kirape, hari n'akandi gakata udupoivro, udutunguru kakatugira dutoya, ngira ngo nyagakoresha murakazi, ndaje nkabereke. Ubwo naberetse nk'ibi. So nawe niba ukunda rero ushaka gukora ibintu byoroshya ubuzima, wazagura kano kantu. Rero aka kantu koroshya ubuzima, kandi abantu bakunda amafiriti bumva bayarya saa sita nijoro, kajya kaborohereza. Ko murabona ushyiraho ikirayi rimwe kikikata. Nayibonye si kwa ko ngiye nkunda gufata ibirayi nkongera nkabisubiza mu mazi kugira ngo biveho biraburayi. Niyo mpamvu ndongera ngafata ibi birayi byinshi. Ntabwo ariko bose babikora, ariko jyewe kuko mbikunda, ndongera mbisubize mu mazi, nongere mbironge, noneho mbikuremo mbone kubiteka. Mbona nyine hariho ibintu binyerera ukuntu bimaze kubikata gutya. So n'ingi twabishyiramo kwa ko turabironga, hanyuma tubanze dukomeze dukate. Kirayi cyose washyiramo keretse igikomeye nicyo cyanga, ariko kiringaniye. Dore nk'iki ngiki murabona ukuntu kingoye. Ikire kiba gisaba kuki biranze. Iyo kibaye kinini gutya biragorana, ariko urabona niba kivamo ntumbwire, reka nkomeze ndebe. Ndabona cyo kigiye kugenda, ariko bisaba kugikatamo kabiri. Kiba cyarushije kano kantu imbaraga. Aha biranze. So aha biranze, kindi byanze kuvamo, ariko nta kidasanzwe, biragira aho bikunde. Gusa nyine bisaba kudashyiramo ururayi runini cyane, nyine reka ndugabanye, nta kibazo, ntabwo bigoye. Reka ndugabanye, kandi nagombye kuba narugabanyijemo kabiri. Yego, nagombye kuba narugabanyijemo kabiri, ubundi ugashyiramo igipande. Ntago bishaka ururayi runini nk'uru nguru, rurakagora. Ni akuma k'intoki, imbaraga ziragenda zikaba nkeya mu ntoki. Bisaba ikintu kirayi kitagoranye, wenda nk'ikihera nkabira narindi gukata. Ariko n'iki ngiki mbere kuko wagishyiramo, wakigira gutya, gikatamo rimwe gihita cyoroha, hanyuma uhita ushyiramo gutya. Iyo wagikase gutya gisa nk'ikigabanyije taye, gihita cyoroha, ngira ngo mwabibonye. So ntabwo bigoye rero. Iyo nabishatse rero ndagakoresha koroshya ubuzima. Reka nkwereke n'akandi bya ni twinshi. Hari utundi dukata inyanya za salade, hari akakataga gahata ibirayi, kamwe bahatisha ibirayi. Turagenda natwo tuba dufunze mu gapaki kamwe. Gusa ushatse wanagura kimwe ushaka, ariko akenshi nko mu ma expo
babifunze mu gapaki kamwe ngembi nkamaranye igihe nakaguze kera nka 2014 ntago nzi ngo ngubu kagura gute ariko wabaza ubikeneye karimo utuntu twinshi harimo agahati ibirayi kandi koroshya ubuzima harimo kanze mbereke n'akandi kabamo mbona akangaka akanako urabona gafitemo icyuma imbere nako kabamo biba biri kumwe n'iki ngiki biba biri kumwe harimo utuntu twinshi harimo n'akandi turabitse sinajya kudukurayo ariko hari n'utundi agakata urunyanye nizo guhita rwikata panabya rwa salada panabya byo kujya gutumwa ndabona uvuga ngo tworoshya ubuzima ugushaka kuvuga ko ikintu ushobora kugikora mu gihe gitoya tworoshya ubuzima mu gikoni hano hari agakata rero inyanya mu gihe gito hari n'agahata ibirayi akundi biratwaye tungaye sitwora ntago nibuka ariko ndumva ari utwo niba hari n'utundi ubwo ngiye ntatwo ngifite ariko utwo tundi akanda gafite kano ndagafite kararape ndayifite na nutwo dukata inyanya mu salade ndagafite n'agahati ibirayi ndacyagafite gusa ntago dufite hano ariko karagahata murakazi karabahatisha gutyo tugira gutyo ibi rero ni ibintu abazungu babashaka kuvuga ko byoroshya ubuzima ariko umva nyumvire yacu kugira ngo uzajye kumva yuko ibyo bintu byakoroshya biroroshya mwe murabona bitoroshya ubuzima ushaka kurya amafiriti menshi koresha kawaii koresha ka murabona ko koroshya ubuzima sibyo karabworoshya pe karabworoshya ngira ngo ibyo mvuga nibyo hanyuma rero tugiye guteka amafiriti ugiye nkunda guhita nongera nkayaronga gutya ubundi unabishoboye ntabwo ndarangiza gukata kugira ngo ne kubarambira unabishoboye unabishoboye wabanza ukayumutsa bien nibwo ifiriti ziyumutse kugira ngo nigeze gukora iyo video ubu rero nyatetse bintunguye ushatse wafata kanze mbibereke gusa ntago ndi muri iyo ntuza ariko ushatse wafata nka serviette nziza ifuze ukaba wagira gutya ukaba wafata ibirayi ukabyumutsa neza kubungubu kuzuba serviette niza warangiza ukaza kuyimesa bikumuka warangiza ukabihanagura neza ukagabanyamo amazi ubundi ukajya guteka ko kubihanagura neza bituma ibirayi biza byumutse agafiriti kaza kumutse murabona neza ko birasaba biba bitose biba bisaba kubiha umwanya noneho ukabihanagura neza gutya ubundi ufata duke ndimo ndabereka ntabwo ndi kubibakorera nuko nyine nashaka kubereka turiya twuma nzabibereka ariko ndumva narigize gukora akavideo kabyo utabizi wareba amazu yanjye ya kera hanyuma ukaba wabikora tugiye gucana gaze tugiye guteka kuri gaze cana gaze teke agafiriti hano mukunda amafiriti yesi nkunda ifiriti ariko kubera ko mba mbana n'ababikunda ndabrije yo kubiteka kuzemo gutya safuriya murabona barayishirije ariko ntacyo bizacyo buriya yamunaniye kozi barashiriza n'isereri urumva hanyuma ngiye gufata agafiriti hano safuriya imaze kumuka ndasukamo amavuta ndekerayo aya yarahagije si ngombwa menshi ntabwo nteka nyinshi hanyuma reke isafuriya neza ndeke amavuta abanze ashe sibyo hanyuma duteke ya firiti ya twa dufiriti mbereke iyi firiti ukuntu iza kuza imeze sibyo iyi firiti nubwo ndabizi abantu benshi bakunda amafiriti sibyo abantu benshi bakunda amafiriti no mu minsi mikuru usanga bayora amafiriti
ngenda yakatira. So ikambereka ukuntu rero ikintu kizakoreka amavuta yahiye, mukajya mufata ifiriti ngo mushyire amavuta ngo muhite mukubitamo ifiriti ihita igira wanga ikintu kizakurika amavuta yahiye neza. Arabanza akavuga undi agaceceka. So hano rero yacecetse, tugiye gushyiramo ya mafiriti. Abakunzi b'amafiriti, amafiriti mfite abana nabo bayakunda, ngewe rwose nabaho ntayarya pe. Njya nkunda ifiriti. Ubu ngubu nyine ni ukwirira ibindi cyangwa se nkaba ndaburara kandi natetse kandi numva bitaryoshye. Ntabwo nigeze nyakunda, I don't know why, ariko ndabibona ko abantu benshi bakunda amafiriti. Bo tatwekeraho hanyuma rero komeze mukurikire, komeze duteka amafiriti. Ndaje mbere ifiriti iva mu kuntu ibimeze. Bo ifiriti ya mbere iratinda gushya kubera ko aba ari ubwa mbere igiyemo, ariko iya kabiri ihita yihuta. So ni ukuvuga ngo rero ifiriti, iyo utetse ifiriti wirinda kuyigaragura ubona itarafata icyo bita ibara, sibyo? Ntabwo ndi kugaragura, ndi kuzishyiramo neza. Harimo umuntu usanga yatetse ifiriti yabaye nk'ibyondo. Ifiriti urayireka ukayiha umuriro. Ifiriti ntabwo ari amavuta, reka mbabwire. Ifiriti ntabwo ari amavuta, ifiriti n'umuriro. I know, ifiriti n'umuriro. Iyo afite utuvuta duke ifiriti wayirya. Umuntu yaravuze ngo ijerekani ukarya ifiriti, ukagura inusu ukarya ifiriti, ukagura irobo ukarya ifiriti. Abantu nabo bavuga ibintu basekeje. So ariko ifiriti ntabwo ari amavuta, ifiriti ni umuriro mwinshi. So niyo mpamvu nashyize hano hari umuriro mwinshi, nanawurekuye rwose kubera ko ni iya mbere iratinda. Fata akanya, yes, fata akanya ko gushya, hanyuma yamara gushya ukirira ifiriti. Leta wirira ifiriti yawe, sibyo? Bo kano kantu rushaka no kugakoresha n'igitunguru. Mbibereke ibintu byose rega nabibereke, ndaje mbibereke nabyo. Ako se reka mbibereke. Aka rero ushaka kugakoresha n'igitunguru na poivro, akoresha ubuzima gukora ibintu byinshi. So reka mbereke no ku gitunguru gusa nyine kaguha forme nk'ikirayi, ariko nacyo mbona agakoresheje iyi niyo nziza kwishyira mu ifiriti, ariko no utayifite nabwo byakunda do. Igitunguru kibisi ko byanzera, igitunguru ariko kirakikiri kibisi byakunze, ariko nikirashyirayo murabona ko nzemo gitsindagira. Hanyuma katubanze turebe ya fiti yacu, murabona ko yahiye neza fiti yanjye. So reka mbe nyarure tugiye kwaruramo iki gisorori. Yahiye imeze neza rwose, urengeje aha ngaha yashirira. Iyi ni ya fiti ya bya birayi. Urabona ko ari ifiriti nyinshi, harimo no gutubura. Harimo ibifiriti byinshi mu turayi dukeya. Harimo ibifiriti byinshi pe, byinshi ni ukuri mu turayi dukeya. Naje mbere ku ifiriti byavuye, kandi ubwo ndacyafite n'indi ngomba guteka. Naje mbere ku ifiriti byavuyemo, sinabaze ngo ibirayi n'ibingahe, ariko naje turayi duke pe, twari duke. Ariko iyi firiti rero abantu mukoresha iminsi mukuru muzakoresha iyi firiti, ndabona yatuma ibiryo bitubuka. So murabona ko ntabwo bigoye pe, ntabwo bigoye, ni ukuri kw'Imana. Kariya kantu rero nashaka kukabereka, mu by'ukuri nubwo haziyemo no guteka, ariko ntacyo, ntabwo wakereka abantu ikintu ngo ntubereke icyavuyemo. So ifiriti
abantu benshi bazi kuyiteka gusa nanone hari utabizi, hari uyiteka igahinduka neza amakara cyangwa se ugasanga yajandamye. Ifiriti ni umuriro mayidiya, ntabwo ari amavuta. Ntugashyiraho amavuta menshi ahubwo ugiye umuriro mwinshi. Iryo ni ryo banga ry'ifiriti bari kubwiye. Niba utabyumva ni akazi kawe. Uzajya ushyiramo amavuta menshi ubundi uyihe umuriro, izajya ifinira ubundi irya amavuta. Urareba aya mavuta kubera ko ubu ngubu aba yageze ku muriro mwinshi, ihita uyasubizamo uko wayakuyemo. Hagenda nk'agafuniko ka. Ariko hari umuntu uteka ifiriti agafata nk'akabido k'amavuta ugasanga akuyemo akabido kose karagiye kubera igihe yimye umuriro. Ugasanga amavuta yagendeye mu bifiriti byajandamye ukabona ni bibi. So rero antreta mu gihe amavuta rero kugira ngo nkwereke guteka ifiriti. Ureba bya birayi byanjye, nibaze ko muri kubibona dore ya firiti yavuyemo. None ukuntu ari agafiriti karinganiye kangana. Abakunzi b'ifiriti rero ndabasuhuje. So tugiye gushyiramo ibindi birayi, ndaje mbibereke neza. Ngiye gushyiramo ibindi birayi, nze mbereke bya bitunguru. Mbaza ngo ni abana bangahe bahasi ibirayi ngo bashaka amafiriti mu ndebe runaka. Barya amafiriti bakarya amafiriti yego mama. Turekeraho. Ubwo ari byiza gushyiramo ibirayi birengeye, birahagije. Hanyuma reka mbereke ya bitunguru. So dore ibitunguru bivuyemo. Ibitunguru ni ukuvuga ngo ushaka ufite idafite icyuma. Urabona ko ni ibitunguru wateka gusa ntabwo bijyanye n'ibirayi n'ifiriti. So ariko wabikarangisha ibiryo. Urabona ko gihita gikata nacyo ibitunguru. Gusa igitunguru kubera ko cyari kibisi cyumye gihita cyihuta, bisa nk'icyahezemo ariko hahezemo akanuza ko hejuru. Ubwo rero ushyizemo igitunguru cyumye biba byoroshye. Murabona ko gakora ibintu byinshi. Washyiramo na poivro, washyiramo n'urunyanya. Abonye barushyiramo sibyo ko gihe ntararukoramo. Ruza rufite forme nk'iyi ngiyi ariko nk'iyi ngiyi y'amafiriti. So amafiriti yacu rero ahiye y'amakunyu. Abakunzi b'amafiriti ndabasuhuje. So hanyuma dutetse nande ariko ushyiramo akunyu ubundi ugaterera gutya gasufi. So rero nibaze ko nawe akakana ari ikintu kazagufasha niba ukunda amafiriti. Ari ikintu kazagufasha ukajya wirira amafiriti buri munsi. Harimo abayari bambwiye ngo bayarya saa sita nijoro, ye ntabwo nayarya. So sawa rero reka mbashimire. Ifiriti yanjye ndakomeza nyateke. Nagira ngo mbereke karakuma. Nibaze ko mwese mumeze neza. Hano rero nshimira abantu bakomeje kuma subscribe, abantu bakomeje supportinga. Ikikwereka ko ikintu cyanyu byose aricyo kiba cyagufashije mu biganiro nkora. Du subscribe, like, share and comment. Nk'iyi minsi nahagaritse ibiganiro by'inkuru, iby'ubuzima byo nshatse nabikomeza nuko ntabona umwanya, ariko ibijyanye n'indwara zo nta kibazo. Gusa iby'inkuru nziza zishimishije byo kwishima oya ko turi mu gihe cy'icyunamo, ariko ibijyanye no kwishimisha no. Gusa turi kumwe, nibaze ko mwese mumeze neza nanjye meze neza. Dukomeze rero dufashanye, twubakane, twigishanye hamwe na Benny Glass. Yeah, thank you very much. Ndabashimira kuri support yanyu mu subscribe rwose ziraza, bike ziraza ariko ndazibona nkabona yuko iriya